Nashaka kubabwira yuko uyu mwaka Imana iduhaye ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwo gukiza abantu ndetse no gukangura abantu, kugira ngo abantu, uyu muryango rero ufite ubwiru cyangwa ubitse ubwiru bwa Satani mu buryo bwo kurwanya ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana, ukuri kwa nyako. Nawo ukora icyo bita gusensibiliza mu bihugu byose, mu baperezida, muri za government z'ibihugu, kumanuka kugera hasi mu baturage ibyo abo bavuze. Rimwe na rimwe bikaza ari nk'iterambere mu buzima busanzwe tubona bw'umubiri, ariko hihishemo kurimbura inyoko muntu ngo bose bashirire ikuzimu cyangwa se bazarimbukane na Satani muri ya nyanja yaka umuriro ari urupfu rwa kabiri. Ibimenyetso by'ibihe ibigaragaza ko isi igeze ku iherezo, ngo u Rwanda rufitemo uruhare, ariko ibi byose ni politike. Ugiye kubisesengura neza usanga harimo politike ikomeye. Ibyo bamwe gutegura byo birakomeye, ngira ngo mube mwiteguye kubyakirana yombi cyangwa se kubyanga. Mburira abantu bose bari mu madini ko byanga byakunda, kuko mukunze idini kurenza gukunda Kristo Yesu, muzabyakira byose. Hari Magedoni, urayizi, umusozi witwa Megido, Bibiliya irawuvuga cyane. Intambara zagiye ziwuberaho kuva mu bihe byaba Yosuwa n'aba Debora n'aba Salomo. Uburyo Salomo yarahubatse inzu y'ibirindiro iki kibaya, uburyo cyagiye kiberamo isibano ry'intambara z'abami mu bihe byampatse ibihugu. Ni ikibaya giteganye n'umusozi wa Karumeli hariya muri Isiraheli. Ifarashi y'umweru, ifarashi itukura cyane, ifarashi y'umukara n'ifarashi y'igitare igajutse. Aya maraso y'abantu azamenekera mu kibaya cy'Imegido azaba ameze nk'uruzi, azaba ameze nk'ikiyaga. Abo ni abantu bazicwa. Uyu munsi rero ndashaka kubagezaho ubutumwa Imana iduhaye. Uko mubona tugenda umwaka uza, mutazagira ngo turagenda tujya ahantu heza. Hoya ntihazagira umuntu ubabeshya. Uko iminsi iza niko tugenda twinjira ahantu habi kurenza aho tuvuye, mu buzima bw'umwuka no mu buzima bw'umubiri. Urubyiruko rwo ndabizi ntabwo ibi babyumva, ariko abasaza nibuza bari kuva mu myaka 50 kuzamura hejuru, ndabeshya ntimuzi igihe mwavukiye ko babwiraga ngo ejo ni heza. Mwagiye mubona uko iminsi iza hagenda haba heza cyangwa hagenda haba habi. Indwara muri kubona uyu munsi mwebwe mu bihe byanyu mwarazibonaga. Muri sosiyete z'abantu mu bihugu bitandukanye, imiryango irasenyuka buri munsi. Abana bamaze kunanira ababyeyi babo, ababyeyi nabo kurera abana byarabananiye. Mwebwe bari mu bihugu by'Uburayi na Amerika na za Canada, ntabwo mubizi amategeko ahari. Nta mubyeyi wemeye kuvuga ku umwana ubu ni utegeka umubyeyi, kandi mu gihe umwana yabuze uburere bw'umubyeyi byarangiye, niko isi igenda ihinduka za mayibobo gusa. Ni mayibobo, ni ibyihebe, ni ubwicanyi, ni ubusambanyi, kuko abo bana nta burere bw'ababyeyi babonye. None mwa babyeyi mwe mwebwe mumaze igihe, ukurikije imyaka mumaze, mubona ejo haragiye abaheza cyangwa hagenda haba habi? Mudusubize, mutwandike muri comment. Aba bagome, aba bagambanyi bagambanira ikiremwa muntu, kandi nabari abantu bararema virus bakayohereza muri tekinoloji bakica uwo bashaka kwica. Niba ari igihugu bagatezamo indwara, ubwo se ni heza turi kujya? Kansa imaze kuba icyorezo, irica ababyeyi, ifashe mu mabere. Kansa yo mu gifu, kansa yo mu bagabo muri prostate, murumva? Kansa yo ku bwonko, diabete imaze kuba icyorezo. Ubu nizo ndwara ebyiri zikomeye ku isi, kuzivura bitagipfa gushoboka. Uwo nyiri ubutungane utingana agashyigikira ubutinganyi, akanashaka ko ibihugu byose bibwemeza, ubwo butungane afite n'ubuhe? Rero Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda, urwandiko banditse ntabwo ari urwandiko ruhakana ibyo Papa yavuze, ahubwo ni urwandiko rurimo ubwenge buri satanike bwo gushaka kugira ngo abantu bakire ibyo Papa yavuze. Uyu mwaka 2024 twinjiyemo ni umwaka mubi. Reka nkubabwire, kanze mbabwire uyu mwaka ibyawo. Uyu ni umwaka mubi. Abanyarwanda, Abarundi, reka mbabwire iki kintu mu cyumve. Uyu mwaka ni umwaka, uyu mwaka Imana yatubwiye neza ko ari umwaka. Jewe nagiye kubona mbona ikintu cyitwa umwijima w'icuraburindi urakubye mwinshi cyane. Uwo mwijima sobanuza Imana icyo ari cyo. Ushatse kuvuga Uwiteka dusobana ko uyu mwijima hari ababishop n'abaposo n'abapasteri bagiye gutangira. Hari ababikoraga batari bazwi, ariko Imana igiye guhishura muri uno mwaka. Murebe namwe kuva muri 33, iyo ni iminsi imeruka tuyitambukamo, kuzamuka kugira mu ntambara z'Abaroma no mu bihugu by'Uburayi, bihe bya Napoleon Bonaparte, kuzamuka kugira mu ntambara ya mbere y'isi yose mu 1914, kuzamuka kugira mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu 1939 na 1945. Ibyo nibyo mu minsi y'imperuka. Ubu n'ubwenge bwagwiriye. Ubu bwenge rero ubu mureba ubwo buyogoje isi, butuma abantu batumva ubutumwa bwiza, kandi nibwo butumye ibyaha birushaho kugwira mu isi. Inzangano, ubwicanyi, ubusambanyi, gutegura imigambi mibi yo koreka inyoko muntu, kwamamaza ubusambanyi mu bana, kwamamaza ubusambanyi mu rubyiruko, kwamamaza ubusambanyi mu ngimbi n'abangavu, ni ikoranabuhanga. Ibyo nibyo mu minsi y'imperuka. Aho tujya haraba habi kure
kurenza aho tuvuye. Uko abana b'abantu mutegura production zanyu z'undi mwaka, niko Satani nawe ategura ize koreka ibihugu, koreka abaperezida, koreka ibisirikare, koreka abaturage b'ibihugu, gusenya imiryango. Amadini ari hano mu isi hafi yose n'abakozi ba Satani. Abayoboke barimo bari kugotomera umwanda wo kubarimbuza. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Nibyo turi kwinjiramo. Abari mu isi bakwiye kwinjira mu rukiko bakumva mu rubanza rwabo ibyo baregwa, ko nyuma y'urubanza turimo muri iki gihe urundi rubanza nta muntu ushobora kuzarutsinda, ndetse nta n'umuvugizi uzaba ugiye arukuvuganira. Niyo mpamvu twasobanuye uburyo Imana ari umucamanza mukuru, Yesu akaba avoka cyangwa umuvugizi w'abari mu isi, ijambo ry'Imana rikaba umushinjacyaha, mwuka wera akaba umugenzacyaha. Uyu munsi nicyo gihe turimo, kuva muri 33 kugeza uyu munsi urukiko rurakinguye rw'Ijuru ngo abantu barwitabe, bahanagurwa amara yose baririye muri iyi si. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 11, ibyahishuwe igice cya 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18. Babandi bagiye mu madini atandukanye bakanga kwizera Yesu, urugero nka Islam, Judaism, Hinduism na Buddhism, abo ni abantu banze kwemera Yesu nk'umwami, banga kumwemera nk'inzira, banga kwemera ko ari we wabakiza urupfu rw'iteka ryose. Abo bose nta muntu n'umwe utizera Yesu Kristo uzakandagira mu bwami bwo mw'Ijuru. Ni igitangaza gikomeye kuzabona itorero ryinjijwe muri uyu murwa. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kuzinjira muri uyu murwa. Niyo mpamvu iyi ndirimbo tuzaririmbira mw'Ijuru turimo kuyirepetera muri iyi si. Buri wese arayirepeta, buri wese azaririmba uko yanesheje. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Amahoro y'Imana kuri mwese abakunzi ba AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Abami bw'Imana mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2024, uzababere w'amahoro n'amahirwe, uzababere uburumbuke, uzababere wo kunguka muri byose, mu buryo bw'umwuka muzatera imbere kandi muzamamaze ubutumwa bwiza bw'Abami bw'Imana, kubera ko ibihe dusohoyemo n'ibihe bya nyuma bigaragaza neza ko isi igeze finally yo kurangira. So rero tubifurije kuzabonamo ibyiza byinshi. Turasuhuza AYALONI Family of Jesus Christ Ministries International, wono umuryango mugari w'abamembazi b'iyo ministeri. Ndibutsa abadukurikiye yuko iyi ni ministry igizwe n'abamembazi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mu bigabane yose iri hano ku isi. Akaba ari ministry yitwa AYALONI Family of Jesus Christ Ministries International. Ni ministeri ihari, yemewe kandi ihagurukiye kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi. Rero muryango mugari wa members b'iyo ministry turabasuhuje mwese. Imana ibiteho kandi ibaha umugisha, mukomeze mutera imbere muri byose, mu mwuka ndetse no mu mubiri. Amazina nk'uko bisanzwe ni Jean-Luc Ikingeneye, nk'abandi missionary cyangwa se missionary cyangwa se umwamamaza butumwa bwiza cyangwa intumwa y'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana ko yatwemereye ikabona ko turabo kwizerwa, ikatugabira umurimo wayo, kandi turi kubona ko impinduka zigenda zibaho hirya no hino ku isi, kwamaze gukizwa abantu benshi bamaze guhinduka, kandi abandi turimo turabatoza. Dufite urubuga ruhuriraho abo bantu bose bari ku isi aho bigira Bibiliya. Turi mu cyo bita Bible study, ubwo ni mu ndimi z'andi mahanga. Numvise ari bw'abantu hari bumva ibintu cyane, ari igihe abantu banga kwemera ururimi rwabo bakita ku zindi, ariko ni uburyo bwo abantu barimo kwigamo Bibiliya. Ko twamaze kubona ko amadini yazanye ubuyobe bwinshi ku isi. Abantu bagiye bayatangizaga bafite inyungu bagendereye, cyangwa se rimwe na rimwe bamwe bakayatangiza bari mu murongo wa nyawo, ariko abo ba members bayo madini babandi bakeya batangiranye n'uwo muntu, cyangwa batangire nka batatu, bakaza kwibyaza umusaruro ababitangije bigendeye bavuye mu isi cyangwa se bapfuye batashye, abandi bakabihindura business. Turabibona amatora Kristo yatangiye ari mazima, ariko uyu munsi
akaba byararangiye, byahindutse business, byabaye mbega ni imirimo barimo bari gushaka amafaranga. Akaba ariyo mpamvu duratubwira abantu ngo nyaboneka ayo madini murimo mugiye kuriramo ubugingo. Nashaka kubabwira yuko uyu mwaka Imana iduhaye ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwo gukiza abantu ndetse no gukangura abantu kugira ngo abantu babashe kubohoka bave mu ngoyi y'umwanzi yababoshye cyangwa se yababohesheje, ariyo ngo yitwa idini. Idini ni ribi, idini ryica abantu benshi, kandi idini rikomeza kurisha abantu bibwira ko bajya mu ijuru ariko bajya kurimbuka. Ubutumwa rombazane uyu munsi ubutumwa bwiza cyane kandi bugiye gufasha abantu benshi. So tukiri aho ngaho tuributsa abantu igitabo Kuri Nahishwe, igitabo cyiza cyane, igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology, inyigisho zo kugaruka kwa Yesu cyangwa se inyigisho z'ibihe by'imisi imperuka. Kigizwe na page 108, kikaba gifite ingingo zigeze muri 12 zirebana n'iyo ngingo nkuru ya eschatology cyangwa se inyigisho zirebana n'ibihe by'imisi imperuka, ndetse harimo n'ubwo buyobe bw'amadini. Ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere irebana no kugaruka kwa Yesu cyangwa se kuzamurwa kw'itorero, uburyo Yesu azacyura itorero arikuye mu isi. Ubundi inyigisho za eschatology zigizwe n'ibice bitatu. Hari igice cya mbere kirebana n'ibimenyetso by'ibihe cyangwa se ibimenyetso biranga ko isi igeze finally igiye kurangira, cyangwa se ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Aho niwo twigisha tukagaragaza ibintu byose mu kubera muri iyi si, tukerekana imiryango yose yaje ku isi igaragara ifite amazina tubona, ariko ikaba yaratumwe na Satani mu buryo bw'ibanga. Abayigize bakaba Bibiliya bita ngo ni inyamaswa abantu, niko Yakobo yabise. Kubera icyo ari inyamaswa abantu nuko bahagurukiye kurwanya umuremyi wabaremye, ndetse no kurwanya no kwica ab'Imana yaremye ari bo bantu nkabo. Abo rero ni inyamaswa abantu, kandi akaba ari babi cyane kurenza inyamaswa Imana yaremye. Iyi miryango rero duhora tuyivuga, harimo umuryango w'aba Framason cyangwa se Freemasons, kaza Illuminati ari bo banyabwenge bakomoka mu Framason, bivuga ngo ni intiti zize zigishijwe ubwiru bwa Satani ku rwego rwo hejuru, bigana n'ubumenyi bw'isi. Abo bari hose ku isi. Hanyuma hakaza noneho rero igisirikare cya Papa, aribo ba Jesuiti bahagurukiye kurwanya ubuprotestanti. Ndibwira bamaze imyaka myinshi ko ba Jesuiti, Inyasi ariwe washinze igisirikare cya Papa cy'abajesuiti, ndibwira mu 1544 hare aho ngaho, ari witwa Genesius Loyola. Uyu ni watangije umuryango w'abajesuiti bahagurukiye kurwanya abaprotestanti kugira ngo bongere babagarure mu idini ya Kiliziya Gatolika, cyangwa se niba batanagarutse babacengezemo inyigisho zose za Kiliziya Gatolika aho bari hose, bazigishe bazibemo. Liturgia yose muri Katolike, teologia ya Katolike ibe mu madini yose ya Gikristo ya Giprotestanti, ubundi bakomeze gukorana. Ngira ngo ibyo umuryango wiyemeje, uyu mugabo ushinga umaze kubigera, kuko amadini hafi ya yose urebe nka Anglikani byarangiye bari mu murongo neza wa Kiliziya Gatolika, n'imihango n'imigenzo yose bakoresha nabo barayikoresha. Nandi madini ya Gikristo menshi arabikora amaze kwinjira mu mihango ya Kiliziya Gatolika. Rero umuryango w'abajesuiti nawo ni umuryango washinzwe na Satani yifashishije uwo tumaze kubabwira, Inyasi. Hanyuma rero uzuje kurwanya movement ya Pentecost, ndetse no kugarura abantu bose bakayingisho z'i Roma kongera kuzakira, ndetse no kuba babasubiza muri Katolike.
uyu muryango rero ufite ubwiru cyangwa ubitse ubwiru bwa Satani mu buryo bwo kurwanya ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana, ukuri kwa nyako. Hakaza noneho n'umuryango w'abibumbye ari cyo gikoresho cy'iyo miryango yose kwihuriramo yose, ndetse n'abategetsi bo muri iyi si. Ni ukuvuga ngo umuryango w'abibumbye wo wakira ubutumwa abo bahawe na Satani. None umuryango w'abibumbye kuko ukoreramo ibihugu byose byo ku isi, kugira ngo byose bigiye gushiriramo. Beruka umaze kujyamo ibihugu 91, byari bigeze muri 94. Murumva ko ibihugu byose byo ku isi birinda gushirira mu muryango w'abibumbye. Hanyuma rero umuryango w'abibumbye wo umaze kwakira ubutumwa uhawe n'iyo miryango yigerera kwa Satani, nawo ukora icyo bita gusensibiliza mu bihugu byose, mu baperezida, muri za government z'ibihugu, kumanuka kugera hasi mu baturage ibyo abo bavuze. Rimwe na rimwe bikaza ari nk'iterambere mu buzima busanzwe tubona bw'umubiri, ariko hihishemo kurimbura inyoko muntu ngo bose bashirire ikuzimu cyangwa se bazarimbukane na Satani muri ya nyanja yaka umuriro ari urupfu rwa kabiri. So rero ibi byose tubyigisha mu birebana n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso by'ibihe, ibigaragaza ko isi igeze ku iherezo. Izi ntambara mubona ku isi, murabona intambara zacecekana mu mwaka tuvuyemo wa 2023. Izi ntambara uko zateguwe, yaba intambara ya Ukraine n'Uburusiya, intambara ya Israel na Hamas cyangwa se na Palestina cyangwa se n'ibihugu by'Abarabu, intambara ya Kongo na M23, cyane ko barimo kuvuga ngo u Rwanda rubifitemo uruhare, ariko ibi byose ni politike. Ugiye kubisesengura neza usanga harimo politike ikomeye cyane ko kiriya gihugu gifite n'ubukungu. Izo ni intambara zikomeye zitangiye kugenda ubona kuko zikomera cyane. Ngira ngo intambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze kugeza mu myaka 2 ihari, ko yatangiye muri 2022. Intambara ya Israel na Hamas ngira ngo yatangiye mu mwaka ushize, ngira ngo ni mu kwezi kwa Kangahera, mu kwa 9, ntabwo nibuka neza ariko naho ngaho. Hanyuma intambara ya Kongo na M23 imaze igihe, ariko noneho muri uyu mwaka ushize igize imbaraga. Ibyo byonyine si byo tuvuga, kuko hariho n'intambara nyinshi mu bihugu bitandukanye bya Afurika z'ibyihebe, za Nigeria, ibira byihebe mubona, ndetse mu bihugu by'Abarabu intambara z'ibyihebe. Hakaza n'izindi ntambara mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse tubona zikomeye cyane. Ibyo byose ni ibitugaragariza aho isi igeze. Ibyo rero bigaruka mu cyo bita ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Indwara z'ibyorezo zitegurwa n'iyo miryango ikorera mu ibanga, ifitanye amabanga akomeye na Satani, bategura virusi nk'uko bateguye ejo bundi icyorezo cya corona cyangwa se COVID-19, ndetse n'andi mavirusi bategura menshi cyane ko bagiye gutegura none hindi igiye kumara abantu, kuko ibyo bateganyije bagomba kubigeraho byanga byakunda. Nuko kuvuga ngo tugezaho bashaka kuyobora n'amarangamutima yacu yose bakayatwara bayirukankana ikuzimu. So rero ibyo bamwe gutegura byo birakomeye, ngira ngo mwe mwiteguye kubyakira na yombi cyangwa se kubyanga. Mburira abantu bose bari mu madini ko byanga byakunda, kuko mukunze idini kurenza gukunda Kristo Yesu, muzabyakira byose nkuko mwakiriye n'ibya coronavirus cyangwa se COVID-19. Uko mwemeye gukingirwa n'ibindi mukabyakira, niko n'ibindi bizaza. Aba bishop banyu, ba pastor banyu babahagarara imbere babereke ko ari byiza, kuko ikibazo gihari, abayoboke b'amadini bumvira paseri cyangwa bishop cyangwa se apostle kurenza kumvira umwuka, kurenza kumvira Yesu, kurenza kumvira ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo nabarenganya, kuko uwo mwuka, ijambo ry'Imana na Yesu ntabyo uba warabonye, ko ntabyo ugeze ubwirwa. Ahubwo ugera ukabona bishop wawe nkaho ari we Yesu uhagaze imbere yawe cyangwa se apostle wawe. Kubw'iyo mpamvu ibintu byose bigomba kuza mu isi, kuko abayobozi b'amadini bamaze kujya muri system political iyoboye isi, kuko bakorana n'abategetsi bayoboye ibihugu, kandi amanama menshi baba yarimo. Bongera kujya mu cyo bita ecumenism, ubumwe bw'amadini cyangwa se impuzamadini.
icyo kintu bakirimo. Barakorana na Islamu, barakorana n'abajudayizme, barakorana n'ababudiste, barakorana n'abahinduzme, barakorana n'abakatolike, barakorana n'abangirikani, barakorana n'abadivantiste, barakorana. Amadini yose yamaze kwiyunga, yabaye urwiyunge, kandi amwe muri yo akaba ari n'abategetsi bayoboye isi. Urugero, ubupapa nibwo buyoboye isi. None niba ari amadini yose yaramaze kwiyunga, papa n'ubundi niwe yayoboye. Papa rero niwe ugomba gutanga order y'ibintu byose bigomba gukorwa mu isi. Agomba kuvuga ati mugende gutya, mugende gutya. So kubw'iyo mpamvu ko abantu babonye pastor cyangwa bishop cyangwa apostle cyangwa se evangeliste n'abandi runaka bakagiraho ubwo babona nk'ari Yesu bahagaze imbere, ntabwo ibije muri uno mwaka bazabirenga. Reka mbabwire bene data, ibije muri uyu mwaka ntimuzabirenga. So iki gitabo rero kirimo inyigisho za eschatology, aho dusobanura ingingo ya mbere kugaruka kwa Yesu, tukerekana itorero rizamurwa bizagenda gute, isi zamerite Yesu ntacyo itorero. Twasobanuye ibihe bitatu antikristo agomba gukoramo hano muri iyi si. Igihe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Dusobanura abantu agomba gukorana nabo. Dusobanura intwaro azifashisha cyangwa se ari kwifashisha cyangwa yifashishije mu kurwanya itorero cyangwa kurwanya ubukristo mu isi. Kuko tuvuze antikristo tuba tuvuze uhakana Kristo cyangwa se urwanya Kristo cyangwa uwishyira mu cyimbo cya Kristo. Ibyo tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 ibice 1 kugeza ku murongo wa 4. Pawulo yaravuze ngo turabingiga bene data kuko kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamutanizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, nawe mwamo bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukiye kuko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi umwami wacu umaze gusohora. Ngo ntihakagira umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarayishorwa ari umwana wo kurimbuka. Murongo wa 4 haravuga ngo ni umubisha wishyira hejuru cyitwa Imana cyangwa igisengwa cyose, kugira ngo yicaye mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Urumva rero Bibiliya yivuze urusengero ibishatse kuvuga wowe nanjye. Ariko nanone ugiye mu rusengero, none Bibiliya yavugaga urusengero rw'i Yerusalemu, rwa rusengero rwubatswe na Salomo, cyangwa se twagiye dusobanura urusengero abantu barwubatse ko rwagiye rusenywa rwubakwa, rwabanje kubakwa na Mose, rwongera kubakwa na Salomo, rwongera kubakwa na Ezira, rwongera kubakwa na Herode Agiripa, hanyuma rero rusenywa na Kaisari Vespasien, ise wa Titusi cyangwa se General Titus. Hanyuma rero uyu munsi rwarasenyutse, icyo gihe rwarasenywa rukongera kubakwa gutyo muri ubwo buryo tubabwiyemo, kandi bifite imyaka byagiye bisohoramo. Uyu munsi rero ubuhanuzi uko bivuga bwa Bibiliya ni uko ruzongera kubakwa n'Abayuda, cyane n'ibikoresho bamaze kubitegura barabifite, barabyivugira nabo ubwabo. Hanyuma antikristo akazarwinjiramo, aribwo ubuhanuzi Pawulo avuze buzasohora. Ni umubisha wishyira hejuru cyitwa Imana cyangwa igisengwa cyose, kugira ngo yicaye mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Urusengero rero mu buryo bw'umwuka ni wowe nanjye. Hanyuma uburyo bw'umubiri ni Yerusalemu, urusengero ruzongera kubakwa, antikristo azarwicaramo. Uyu munsi rero antikristo yicaye mu nsengero zo mu buryo bw'umwuka, aribo bantu babeshya ngo ni abakristo ndetse n'abapagani banze kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo bahinduke urusengero rwe azaturemo, bakaba bakira imikorere yose antikristo agenda atanga muri iyi si. Ibikorwa byose muri kubona, iyi siyanse imaze kuyogoza isi, tekinoloji imaze kubumbira hamwe isi ikaba umudugudu umwe, ibikorwa byose bigenda biza mu isi byose, ubu butinganyi bwamamazwa binyuze kuri social media ndetse n'ibindi, intambara zitegurirwa kuri social media, ubujura n'ubwicanyi bukorerwa kuri social media, ndetse ugasanga bamwe ibihugu birabyakiriye politike ikorerwa kuri social media, ugasanga ni politike yo kuhohotera no kurenganya ikiremwa muntu, abaturage b'ibihugu,
ibyo byose ni antikristo uri kubikora, kumbira hamwe isi ka umudugudu umwe, gukura abantu mu mazu barimo bakawubakira imidugudu bakaba hamwe, gukora amashyirahamwe y'abafundi, y'abayede, abamotari, abashoferi batwara imodoka zisohoka n'izinjira mu bihugu, abatwara imodoka zo mu bihugu muri roko, ndetse amashyirahamwe y'indege, amashyirahamwe y'imishinga runaka. Ibyo byose ni antikristo umaze kubitegura kugira ngo habeho systeme imwe iyoboye isi, mu birebana na economy, mu birebana na politiki, mu birebana n'itangazamakuru, mu birebana n'ikoranabuhanga, ku buryo abantu bose babumbirwa hamwe akabasha kubakontorora, mu birebana n'iyobokamana, aho hose no kugira ngo yigarurire insengero z'Imana aribo bantu, yaba batizera yaba n'abizera. So rero twerekanye imikoro antikristo mu bihe bitatu, uko yakoze, uko ari gukora n'uko azakora. Muri iki gitabo birimo abazakorana nabo, intwara azifashisha, byose twarabisobanuye. Niba ushaka gusobanukirwa antikristo ko ari gukora muri iki gihe, akaba n'icyo gihe kiba ari gukoramo cyo kurimbura abantu, twari igitabo cyitwa ukuri nahishwe, umenye ukuri wahishwe n'iryo dini ubamo, na pasiteri wa na bishop wawe na kibishop, pasiteri, bishop, apostle. Twari iki gitabo wigisha abantu ubutumwa bwiza. Hanyuma iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu twasobanuye ibirebana no gupimirwa imirimo ku itorero. Itorero rizapimirwa imirimo. Aha twasobanuye uburyo urubanza rw'itorero rurimo kuba muri iki gihe. Ibi wari ubizi ko iki ari cyo gihe cy'urubanza ku banyetorero, akaba ari nacyo gihe cy'urubanza ku bari mu isi yose. Yesu yashyizeho urukiko, yinjira mu rukiko rukuru mu ijuru, yicara ku ntebe y'imbabazi nka avoka utuvuganira, Imana ikaba umucamanza mukuru, hanyuma ijambo ry'Imana ikaba umushinjacyaha, umwuka wera akaba umugenzacyaha. Uyu munsi abantu bemera kwakira Yesu umwami n'umukiza babinjiye mu rukiko, hanyuma Yesu nka avoka akadusabira imbabazi ku Mana kubw'amaraso ye tukezwa. So rero itorero cyangwa se abari mu isi bakwiye kwinjira mu rukiko bakumva mu rubanza rwabo ibyo baregwa. Ibi twarabisobanuye muri iki gitabo, twerekana ko nyuma y'urubanza turimo muri iki gihe, urundi rubanza nta muntu ushobora kuzarutsinda, ndetse nta n'umuvugizi uzaba ugiye arukuvuganira, kuko wese azaba yahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Rero urukiko ruriho uyu munsi urasaba kurwinjiramo, nanjye nkarwinjiramo. Abari mu isi yose turabahamagarira kwinjira mu rukiko rw'ijuru kugira ngo bitabe bumve ibyo bashinjwa. Ijambo ry'Imana dushinje ko turi abanyabyaha, umuntu wese avukana icyaha. Ibi nzabigarukaho ndimo kubigisha kavukire y'umuntu wese, ndetse turi kwerekana ukuntu abantu bakwiriye kwakira Yesu umwami n'umukiza, kuko nyuma y'iki gihe turimo hari urubanza kandi ntawe uzarutsinda. Buri wese azaba arimo gushinjwa, ahita yinjira mu nyanja y'akumurira y'urupfu rwa kabiri. So rero aha twasobanuye ku itorero rizapimirwa imirimo, uburyo itorero nta rubanza rundi ritegereje, ahubwo ryo ritegereje gupimirwa iki? Imirimo. Hanyuma ninde uzapima iyo mirimo? Bazapimirwa imirimo gute? Iyo mirimo bazaba bayikoreye ku mutwe se izaba iri hehe? Ibyo twarabisobanuye mu gitabo kuri nahishwe, ugitware kugira ngo usobanukirwe niba uzacirwa urubanza cyangwa niba uzapimirwa imirimo. Kuko Yesu ajya gupfa, ndibwirane mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 31 na 32, yaravuze ngo ubu urubanza rw'abisi rurasohoye, ubu umutware w'abisi abaye igicibwa. Aravuga ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza abantu bose. Niba Yesu yaravuze ngo urubanza rw'abisi rurasohoye, gupfa kwa Yesu byari bitangije urubanza ku batuye isi. Kuzuka kwa Yesu yarazutse nkava kuje kuvuganira abatuye isi bose kugira ngo abasabire imbabazi ku Mana. Na Petero yabisubiyemo. Urubanza rw'abisi rero tururimo, abantu bose barahamagarirwa kwitaba urukiko rw'ijuru. Niyo mpamvu twasobanuye uburyo Imana ari umucamanza mukuru, Yesu akaba avoka cyangwa umuvugizi w'abari mu isi, ijambo ry'Imana rikaba umushinjacyaha, umwuka wera akaba umugenzacyaha. Uyu munsi nicyo gihe turimo, kuva muri 33 kugeza uyu munsi urukiko rurakinguye rw'ijuru ngo abantu barwitabe. So twarabisobanuye rero uburyo itorero ritegereje kupimirwa imirimo, nta rubanza rundi ritegereje. Kora imirimo vuba rero niba ukijijwe, kuko urukiko rwarwinjiyemo kandi wamaze gucirwa urubanza, ndetse n'imbabazi za Yesu zakugezeho. Kora imirimo vuba. Turahamagarira abakristo bose ku isi gukorera Imana, babandi bizeye koko by'ukuri
batizeye imyizerere y'idini, ko abantu benshi bakiriye imyizerere y'abayobozi b'amadini kugira ngo babafashe babateze imbere, ariko bakibigira ko bakora Imana nyama bare gukorera aba bahagaze imbere babigisha. Kuye gusobanukirwa gukorera Yesu cyo gukorera Imana ni gute, nihe mirimo duhamagarwa gukora. So iyo ni ingingo ya gatatu. Ingingo ya kane twasobanuye ibirebana n'ubukwe bw'umwana w'intama. Ibyo tubisanga mu gice cya 19 cy'ibyahishuwe umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Kuva ku murongo wa 8 n'uwa 9 Imana irarahira ikavuga ko ubukwe buhari. Yesu ni umukwe, itoreka umugeni. Haravuga ngo tunezerwe twishime kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati andika uti uhere none yahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. So twasobanuye ubukwe buzabera he, ni uzabukoresha, ni bandi bazaba burimo. Niba ushaka kumenya ibirebana na eschatology twari igitabo cyitwa Kuri nahishwe. Ingingo ya 5 twasobanuye iby'intambara ya Harimagedoni. Harimagedoni urayizi? Twasobanuye Harimagedoni, dusobanura umusozi witwa Megido. Bibiliya irawuvuga cyane, intambara zagiye ziwuberaho kuva mu bihe by'aba Yosuwa n'aba Debora n'aba Salomo. Uburyo Salomo yarahubatse inzu ye y'ibirindiro iki kibaya, ariko twakita n'umusozi. Uburyo cyagiye kiberamo isibano ry'intambara z'abami mu bihe byamatse ibihugu, ni kibaya giteganye n'umusozi wa Karumeli hariya muri Isiraheli. Twongeye kwerekana iyi ntambara ya nyuma Bibiliya ivuga izahuza amahanga yose ari mu isi. Umuryango w'abibumbye na Antikristo aribo bahagarariye iyo ntambara. Iyo ntambara izabera muri icyo kibaya cyitwa Megido. Twasobanuye Megido, dusobanura na Harimagedoni. Twarabisobanuye muri iki gitabo sobanukirwa intambara ya Harimagedoni dusanga mu byahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. N'ibyahishuwe igice cya 14 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Ibyahishuwe igice 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 21. Twasobanuye iyo ntambara muri ibyo bice byose. Turi kwerekana iyi ntambara uko izaba imeze, umuryango w'abibumbye uzaba uparticipamo cyane, abategetsi bose bo mu isi, igisirikare cyo mu isi bose boherejweyo, Antikristo ari ubarangaje imbere. Iyi ntambara izaba ari intambara ikomeye, kuko niyo ntambara ya nyuma. Dusobanura ukuntu Yesu azagarukana n'itorero rye akandagije ikirenge cye ku musozi witwa Elayon werekeye Yerusalemu mu burasirazuba. Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 13 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Bibiliya bitubwira kazongera ukanayiza ibirenge bye ku musozi wa Elayon, handi yazamukiye azamuka asezeye intumwa ze, nazongera ukanaza ikirenge aje guhagarika iyo ntambara isoza intambara zose zibera mu isi. Izi ntambara zibera mu isi zose zasozwa n'iyo ntambara ya nyuma, kandi Yesu niwe uzaza kuyihagarikira. Twasobanuye n'iby'amafarashi 4 ari kwirukanka muri ino si: ifarashi y'umweru, ifarashi itukura cyane, ifarashi y'umukara n'ifarashi y'igitare igajutse. Tubisanga mu byesho cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9. Aho twari gusobanura izi farashi kuru ziri kurukanka kwisi kandi zigomba guhagarikwa n'ifarashi ya mbere ibanza y'umweru. Ifarashi itukura iri kwirukanka kwisi, ifarashi y'umukara iri kwirukanka kwisi, ifarashi itari igajutse iri kwirukanka kwisi. Hanyuma ninde uziri imbere urugenda arwana kugira ngo zitamara abantu? Ni ifarashi y'umweru. Uyicayeho ngo yahawe umuheto, abwirwa kugenda anesha kandi ngo ahore anesha. Twasobanuye ibyo bintu byose kugira ngo abantu bamenye ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe, basobanukirwe kandi bitabe Yesu kugira ngo abakize. So intambara ya Magedoni twarayisobanuye, n'amaraso azameneka, ibirometero azageramo, uburumbarare. Ibyo byose n'ubuhanuzi dusanga mu byahishuwe. Iki cya 16 kirabitwereka. Aya maraso y'abantu azamenekera mu kibaya cy'Imegido azaba ameze nk'uruzi, azaba ameze nk'ikiyaga. Uburumbarare, abo ni abantu bazicwa na Yesu. Twasobanuye intwaro Yesu azakoresha mu byahishuwe harabigaragaza. Hanyuma ingingo ya 6 twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000. Ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Twaturi gusobanura kubaho kwa Satani mu gihe kingana n'imyaka 1000, itorero rye rikima imyaka 1000. Dusobanura imyaka 1000 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7, kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 no bavuga iby'ingoma y'imyaka 1000. Hanyuma tugaragaza ingoma y'imyaka 1000 bizayiranga, abazaba bayirimo, uburyo tuzatuyoboye isi. Hanyuma tujya ku murongo wa 7 nyuma y'ingoma y'imyaka 1000, uburyo Satani azabohorwa.
akajya mu mfuruka y'isi Gogi na Magogi, akajya kuyobya amahanga yose kugira ngo ayakoranirize intambara barwanye itorero rya Kristo rizaba rimaze kwima ingoma y'imyaka 1000 mu isi. Dusobanura rero iyi ntambara yanyu yitwa intambara ya Gogi na Magogi, izaba nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Ninde uzayirwana? Yesu azayirwana gute? Kuko niwe uzayirwana. Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 8 n'uwa 9 harabitwereka. So rero iyo niyo ntambara yitwa Gogi na Magogi, ariyo ngingo ya 7 dusanga muri iki gitabo twasobanuyemo. Aha rero tukagaragaza n'Uburusiya na Ukraine bakunda kuvuga ngo bishobora kuzana intambara ya gatatu y'isi yose, bikaba byashyize kuri iyo ntambara. Beneda, intambara ya Gogi na Magogi izaba nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 itorero ryarakuwe mu isi rikongera kuyigarukamo rije kuyimamo hamwe na Mesiya cyangwa Kristo twima ingoma y'imyaka 1000. Twarabisobanura muri iki gitabo kuri nahishwe. Ingingo ya 7 rero ni intambara ya Gogi na Magogi. Ingingo ya 8 twagaragaje kuzamurwa ku itorero, uburyo Yesu azafata itorero akarajya kuri murikira noneho Imana data twese mu ijuru. N'ikazi itorero rizahabwa n'ibizima, abakuru, abamarayika ndetse na data twese bahanagurwa amara yose baririye muri iyi si. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 11, ibyahishuwe igice cya 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18. Niho twagaragaje itorero risesekaye mu ijuru, Yesu agiye kurimurikira Imana data twese. Hanyuma ingingo ya 9 twasobanuye iby'urubanza ku batuye isi bose, ba bandi banze kwakira Yesu mwami n'umukiza, ba bandi banze kwinjira mu rukiko muri iki gihe turimo ngo bacirwe urubanza, Yesu abasabira imbabazi bamwizere. Ba bandi bagiye mu madini atandukanye bakanga kwizera Yesu, urugero nka Islam, Judaism, Hinduism na Buddhism, abo ni abantu banze kwemera Yesu nk'umwami, banga kumwemera nk'inzira, banga kwemera ko ari we wabakiza urupfu rw'iteka ryose. Abo bose nta muntu numwe utizera Yesu Kristo uzakandagira mu bwami bwo mu ijuru. Urubanza rwabategereje kandi twabonye ko rubanza nta uzarutsinda, ahubwo hazaba harimo no gukatira abantu ibihano, kandi icyo gihano birakivuga ni ugushyirwa mu nyanja y'akumura n'amazuka ari urupfu rwa kabiri. Urwo rubanza rero turarugaragaza kuko hazabaho umuzuko wa kabiri, umuzuko w'abanyabyaha uzaba nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Intambara ya Gogi na Magogi Yesu amaze kuyihosha azamukanye itorero. Urwo rubanza nibwo ruzaba ibyahishuwe birabigaragaza. Uti ni bande bazaba baruca? Ni Yesu n'itorero rye bazaba bageze mu ijuru, ibitabo bibumbuwe. Niko Yohana yavuze mu byahishuwe 20 umurongo uhere ku murongo wa 11, haravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona yicaye Yesu n'ijuru ngo mu maso hayo ahabyo ni abakiboneka, mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'intebe, nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza byanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. None umurongo wa 4 aravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho wabwo ubucamanza. Aho rero tuzaba tugiye gucira imanza abantu bose bazazuka ku muzuko wa kabiri. Harimo ba Herode, harimo ba Pilato, ba Napoleon Bonaparte, ba Hitireri, harimo ba Alexandre bayoboye ubugiriki, ba Cassandre, ba Rezimaka, ba Ptoleme, ba Seleukosi, abakayisari bagiye bayobora Roma, abapapa bagiye barwanya ubukristo bakica abantu, ba Nimurodi, ba Nimurodi, ba Semeramisi. Hazaba harimo abantu benshi babayeho mu binyejana byinshi n'ibinyagihumbi. Itorero na Kristo nibo bazaca urwo rubanza. Iyo ni ingingo ya 9. Ingingo ya 10 twasobanuye ibirebana no kwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Ni igitangaza gikomeye kuzabona itorero ryinjijwe muri uyu murwa. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kuzinjira muri uyu murwa. Umurwa Yesu amaze imyaka ndibwira ni 1891 niba atari n'ibiri avuye mu isi, kandi asize isezerano ko agiye gutegura aho tuzaba n'uwo murwa
twasobanuye umurwa amazina awugize. Aya mazina akaba ari amazina agendanye n'ubutumwa Imana ishaka guha abantu, kuko abantu bagiye bawirekwa mu buryo butandukanye bitewe na message Imana ishaka guha abantu. Aburahamu afite uko yawubonye, Aburahamu wita umudugudu, Abaheburayo igice cya 11 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, Aburahamu yawise umudugudu. Hanyuma Yesaya wita murwa wera, Yohana mu BYIHUSE wita Yerusalemu nshya, Pawulo mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 26 awita umugore. Bega abantu zagiye bawita amazina atandukanye bitewe n'iki Imana ishaka kubwira abari mu isi kugira ngo barusheho gukunda aho bazaba. Rero ni igitangaza gikomeye kuzabona twinjijweyo. Petero we yasobanuye ko uyu murwa n'abamarayika bahora bafite amatsiko yo kuwureba, kuko nta marayika wemere kwinjira mu cyitsi itoro rya Kristo niyo rizinjizwa muri uyu murwa, nibwo marayika nawe azemererwa kuwujyamo. Ko Petero yavuze ngo bahora bafite amatsiko barunguruka ngo barebe ko bawubona, ariko ngo ufite ubwiza bukayangana bwishi. Yohana mu BYIHUSE ibice 21 umurongo wa 9 yabonye uwo murwa tuwurimo. Yaravuze ngo haza umwe wo muri bamarayika barindwi bafite za nzabyandwi zuzi byagwendwi by'imperuka avugana nanjye, arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Ngajyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu nshya ngo rumanuka ruva mu ijuru ku Mana. Hanyuma rero uyu murwa ni umurwa w'igikundiro nkwifurije kuzawubamo. So ingingo ya 10 twasobanuye umurwa neza, amazina yawo, dusobanura ubwiza bwawo, dusobanura uburyo uteguwe nk'uko Bibiliya iwuvuga. Ingingo ya 10 rero nuko Yesu azafata itorero arijyana ryinjize mu murwa, bati muze muri ako bwami bwabatunganirijwe uhere ku kuremwa kw'isi. Ubutumwa bwanditswe na Matayo 25 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 35. Ingingo ya 11 twasobanuye igitaramo gikomeye kizabera muri uyu murwa Yerusalemu nshya. Iki gitaramo ni igitaramo kizaba kigizwe na korari enye: korari ya Data wa twese na Yesu, korari y'abamarayika n'ibizima n'abakuru, korari y'ishyanga rya Isiraheli, korari y'abanyamahanga. Hanyuma rero tugiye kuri korari y'abanyamahanga na korari y'Abisiraheli, buri wese azaririmba uko yarepese hano muri iyi si. No mpamvu iyi ndirimbo tuzaririmbira mu ijuru turimo kuyirepetera muri iyi si. Buri wese arayirepeta, buri wese azaririmba uko yanesheje. Kandi gitari zirateguwe, inanga. BYIHUSE igice cya 15 umurongo wa 2. Yohana yabonye ngo duhagaze ku nyanja y'ibirahure muri uwo murwa wera, ngo dufite inanga z'Imana. Bamwe baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana, abandi baririmba indirimbo y'umwana w'intama. Twasobanuye rero iyo ndirimbo iyo ariyo, dusobanura uburyo tuzarimba, buri wese azaririmba uko yanesheje iyi si. Abamarayika twagaragaje mu BYIHUSE indirimbo bazaririmba. BYIHUSE birabivuga, Imana Data wa twese na Yesu. Bibiliya yagaragaza ukuntu nabo bazaririmba. Twagaragaje verse biblique ko iki gitabo ukuri nahishwe ni igitabo nanditse, ni igitabo cyiza cyane kikwigisha kikagusobanurira iyi nzira urimo, aho uzarangiriza, iherezo ryabyo, mbega kikagukumbuza ijuru, kikagukundisha agakiza, kikakwereka isi turimo kwizarangira izagira iherezo. Akaba ari nabwo butumwa bugenewe itorero ku isi yose, ariko amadini yabwimye abantu, abayobozi bayagize ba nyirayo babaye abinda n'ibisambo n'ibiyuku, ntabwo bavuga ubutumwa bwiza. Ingingo ya 12 rero twasobanuye uburyo Yohana yabonye uyu murwa noneho nyuma y'igitaramo gikomeye kizaba kirimo indirimbo zikomeye, duhagaze ku nyanja y'ibirahure, ngo yabonye uyu murwa umanuka uje muri iyi si. Kitonderwa, yabanje kubona iyi si ngo yakuweho n'inyanja itakiriho n'isanzure ari ryo juru, ngo byose byakuweho, ngo ahubwo Imana yaremye ijuru ishya, ubwo ni isanzure, isi nshya n'inyanja nshya. Kuko ibintu ibyo byose uko ari bitatu Satani yarabihumanyije. Satani ni umwuka uzerera muri iki kirere, iri sanzure ryarangiritse. Hanyuma iyi si yarangiritse, Satani nayo ayibamo.
inyanja amazi yose yarangiritse, Imana ngo izarema ibishya. Niyo mpamvu mu Byahishuwe ibice 21 umurongo wa mbere Yohana yaravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera i Yerusalemu nshya, ngo rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi ko ibya mbere bishize. Iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Amen. Nuvuga ngo Imana izongera kuba umuturanyi w'umwana w'umuntu, kuko yagiye gisura Adamu na Eva mu ngo bya Edeni mafu ya Nimunsi. Nuko Imana izongera kuba umuturanyi wacu, akajya idusura tukaganira, twibereye mu isi nshya, ijuru rishya, Yerusalemu nshya, umurwa wera Yohana yabonye. So ukeneye iki gitabo kuri Nahishwe urakibona. Ibi bitabo i Burundi, i Bujumbura birahari, ahitwa mu Kigobe. Abarundi mwese muri i Burundi mugikeneye aho kiraboneka. Ibi bitabo i Kigali birahari, mu ntara zose kuba gikeneye kibageraho, tubyoreza ku modoka kikabageraho. Hanyuma mu bihugu kiragenda, Amerika, Uburayi, Aziya, Australia, hose turakyohereza kiragenda rwose. Canada hose kimaze gutwarwa n'abantu benshi, ababishop, abapaseri, kimaze gutwarwa n'abakristo basanzwe. Ugikeneye kugira ngo urusheho gusobanukirwa ukuri wahishwe, twari igitabo kuri Nahishwe kizagufasha kubirebana n'iby'imihe, n'iby'ibihe turimo, ndetse n'iby'Agakiza, ndetse n'iherezo rya byose, kuko twasobanuye ibyahishuwe mu buryo bwimbitse. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ushaka kumpamagara, reba nimero zanjye aho ngaho urimo kureba ikiganiro, koraho hasi muri description urasangamo nimero zanjye, umpamagare. Harimo nimero ndibwa zigeze kuri 3, iyo wafata yose ushobora kumpamagara ukambona. Nyandikira kuri WhatsApp naho birakunda kuri izo nimero, hanyuma utubwire tukikugezeho. Murakoze cyane. Uyu munsi rero ndashaka kubagezaho ubutumwa Imana iduhaye. Bene data, dusoye mu bihe bikomeye. Nashaka kubabwira ngo uko mubona iminsi igenda yicuma, niko tugenda twinjira mu mwijima w'icuraburindi. Uko mubona tugenda umwakuza, mutazagira ngo turagenda tujya ahantu heza. Hoya ntihazagira umuntu babeshya. Uko iminsi iza, niko tugenda twinjira ahantu habi kurenza aho tuvuye, mu buzima bw'umwuka no mu buzima bw'umubiri. Hari abajya bavuga ngo ibyiza biri imbere, ngo ejo ni heza. Cyo ni ikinyoma. Ntago ejo ari heza, ejo ni habi ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, ku buzima bwa mwene muntu ejo ni habi, yaba abizera n'abatizera. Se ntabwo muri kubibona? Abasaza mwebwe mukuze mudukurikira, urubyiruko rwo ndabizi ntabwo ibi babyumva, ariko abasaza nibuza bari kuva mu myaka 50 kuzamura hejuru, ndabeshya ntimuzi igihe mwavukiye ko babwiraga ngo ejo ni heza. Mwebwe mukurikije mubona aho tugenda twinjira ari heza? Mwabasaza mwe n'abakecuru, ababyeyi muturuta, mwagiye mubona uko iminsi iza hagenda haba heza cyangwa hagenda haba habi? Indwara muri kubona uyu munsi, mwebwe mu bihe byanyu mwarazibonaga? Ubunebwe ku bana banyu, kuba gukora byarabananiye bashaka kuba hari abasongarere, ibi mwarabibonaga? Gusambana ku bana batoya no kumenya ibirebana n'imibonano mpuzabitsina, kugeza ubwo umwana agira imyaka 5, 6, 7, 8, kubirebana n'imibonano mpuzabitsina bizi anabisobanukiye no kubikora, ibi mwarabibonaga mwabasaza mwe? Abana kubibirara, kunywa ibiyobyabwenge, kunanira ababyeyi bakananirwa kuvuga, ibi mwarabibonaga mwabasaza mwe n'abakecuru? Mwarabibonaga? Uko iminsi igenda iza, ntabwo ariko twinjira ahantu heza no mu buzima bw'umubiri. Muri sosiyete z'abantu mu bihugu bitandukanye, imiryango irasenyuka buri munsi. Abana bamaze kunanira ababyeyi babo, ababyeyi nabo kurera abana byarabananiye. Mwebwe bari mu bihugu by'Uburayi na Amerika na za Canada, ntabwo mubizi amategeko ahari. Nta mubyeyi wemeye kuvuga ku mwana. Umwana ubu niwe utegeka umubyeyi. Umubyeyi ntiyabwira umwana ngo genda ukore pe hariya atabishaka, cyetse umwana abishaka. Ntiyamubwira ngo nyogereza birabyomba kandi mwebwe munakoresha amamashini deja. Ntiyamubwira ngo sigarira ku rugo ngomeze ucungire urugo. Baragora bana aragira imyaka 17 agahita ava iwabo akajya kwibeshaho. Hari n'abagenda mu myaka 13, 14.
nta mubyeyi wemeye kuva ku mwana wibeshye ukamukoraho urafungwa cyangwa bakamugutwara ntuzongere kumubona. Nta burenganzira bw'umubyeyi ku mwana buri kugenda burangira. Kandi mu gihe umwana yabuze uburere bw'umubyeyi byarangiye, niko isi igenda ihinduka za mayibobo gusa. Ni mayibobo, ni ibyihebe, ni ubwicanyi, ni ubusambanyi, kuko abo bana nta burere bw'ababyeyi babonye. None mwa babyeyi mwe mwebwe mumaze igihe, ukurikije imyaka mumaze, mubona ejo haragiye abaheza cyangwa hagenda haba habi? Mudusubize, mutwandike muri comment, kuko urubyiruko rw'ubirubwiye ntabwo rwabyemera. Jewe imyaka maze ku isi, nagiye mbona uko iminsi igenda yicuma, ahubwo ahantu isi igenda iba mbi cyane. Murebe indwara zihari, barimo kuzirema cyane ntibaziremaga. Kandi noneho biroroshye kugera ku muntu uwo ari we wese kubera tekinoloji. Niyo bazikoraga babikoraga iwabo, kuko iterambere ryari ritaraza tekinoloji yo gutuma bakontora isi yose. None uyu munsi aba bagome, aba bagambanyi bagambanira ikiremwa muntu, kandi n'abari abantu bararema virus bakayohereza muri tekinoloji, bakica uwo bashaka kwica. Niba ari igihugu bagatezamo indwara, ubwo se ni heza turi kujya? Kansa imaze kuba icyorezo, irica ababyeyi, ifashe mu mabere. Kansa yo mu gifu, kansa yo mu bagabo muri prostate, murumva? Kansa yo ku bwonko, diabete imaze kuba icyorezo. Ubu nizo ndwara ebyiri zikomeye ku isi, kuzivura bitagipfa gushoboka. Abantu barwaye tension bikomeye cyane, ivuduko y'amaraso. Umwijima, abantu urwara indwara y'umwijima batigeze bamenya kuva babaho. Imirire iriho turya se ni imirire imeze iti? Urarya inkoko imaze ibyumweru 2 ipima ibiro 2-3, kumbi ni biriya bintu by'ibiproduit chimique baba bayipakiyemo. Ni ukuvanga inkoko yorora irera zira produit chimique baba bayiteyemo. Twebwe tukagira ngo turi inyama y'inkoko, kandi turiye produit chimique ibyakozwe n'abana b'abantu. Iyi siyanse mubona imaze abantu, ubu siyanse niyo imaze guhinduka imana y'abari mu isi yose. Siyanse na tekinoloji ni ibintu bikomeye biyoboye isi. Urarya umuneke wakomotse ku gitoke kimaze amezi 3-6, kikaba gipima nk'ibiro nka 300. Urambwira ngo ni igitoki urimo urarya? Ni umuneke wa nyawo, uri kurya ibyo bishimike n'ibyo urimo kurya. Niyo mpamvu ibirwara bimaze kugwira baye byinshi. Ubwo aho tujya ni heza cyane habi. Uyu mwaka 2024 twinjiyemo ni umwaka mubi. Reka nkubabwire, kanze mbabwire uyu mwaka ibyawo. Uyu ni umwaka mubi Imana yawo mishuri yarawumbwiye, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka. None mwabasaza mwe, mwabakecuru mwe, mwebwe abamaze kugira mu bukwerere, abagabo maze kuba ibikwerere no mu myaka 45, 48, 50, abamama maze kuba amajigisha, kuko mwebwe mubona aho tujya ari heza cyangwa ni habi. Noneho mu buryo bw'umwuka ho ni ikindi, kuko haragenda haba ikintu cyitwa umwijima ukomeye kwatakwa mu bihugu. Abanyarwanda, Abarundi, reka mbabwire iki kintu mu cyumvi. Uyu mwaka ni umwaka wo gusubira inyuma cyane mu buryo bubiri, mu buryo bw'ubukungu bw'ibihugu ndetse no mu buryo bw'umwuka mwiyobokamana. Mugiye kubona ibihugu ukuntu bigiye gusubira inyuma, bigiye kugwa. Harivugira u Rwanda n'u Burundi, ubukungu bugiye kwikubita hasi. Ibi turabivuga ko Imana bitubwiye. Ubukene, inzara bigiye guca ibintu. Mu Rwanda abakene bagiye kwiyongera kurenza ikindi gihe cyose mwabonye. I Burundi abakene, mwavuga ngo mufite abakene, mugiye kugira abakene benshi. Inzara no kwambara ubusa. Hazabaho kurumbya imyaka bikomeye cyane, nta burumbuke buzabaho. Reka mbereke ubutinganyi mubona papa, ngira ngo ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka ushize nibwo yavuze ijambo rikomeye, atangaza ijambo rikomeye ashaka kwerekana Kiliziya Gatolika icyari cyo, kugaragaza uburyo Kiliziya Gatolika koko
ari idini rihagarariye iyoboka Satani ku isi. ngira ngo nibwo yabaye nk'uwerura uyu nguyu Papa Francis avuga yuko abatinganyi n'abari nk'abantu ari abantu nk'abandi, badakwiriye guhohoterwa, badakwiriye kurwanywa, badakwiriye guteshwa agaciro. Asaba abasenyeri n'abapadiri bose ngo kubakira muri za kiliziya cyangwa se mu nsengero, babyita insengero ariko nge simbyemera kuko biriya si kwivuga. Ni abantu babize kugira ngo bakonveke abayoboki babo kugeza ubwo bazanabarimbuza, bumva yuko bavuye muri iriya nzu bateraniramo ngo baba bagiye kurimbuka. Ziriya ni sare twubaka zo guteraniramo twebwe nk'insengero z'Imana, ko biriva ko turi insengero. Noneho ariya ni amasare twubaka duhuriramo nk'insengero kugira ngo dufashanye, twirinda izuba, twirinda imvura n'imbeho, kugira ngo twicare tuganire, kuko biriva ko wowe urusengero nanjye nk'urusengero. Ziriya ni sare. Hanyuma abazirimo bamaze kuyoba bakatangira kudeviya ijambo ry'Imana, ni amasinagogi. Nk'uko abafarisayo bari barubatse amasinagogi yo guteraniramo, akaba ariyo bagiriyemo uruhare rwo gukora amanama yo kwica umwami Yesu ndetse no kurwanya intumwa no kurwanya imikorere y'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo aya masare yose abantu bateraniramo bakaba barwanya ukuri k'ubutumwa bwiza, bakaba baragoretse ubutumwa bwiza, bakaba baranze kuvuga ubutumwa bwiza, abandi bakaba barashinze ku bwa business kugira ngo bibonere imirimo ibabeshaho. Yose tuyita amasinagogi. Naho abakigerageza ni amasare, ntabwo zira ari insengero, ni sare duteraniramo. Ni amasinagogi y'abicanyi barwanya ukuri k'ubutumwa bwiza bakica abantu mu buryo bw'umwuka. So ni ukuvuga ngo rero Papa yarabitangaje, aravuga ngo bakire abatinganyi, babemerere baterane. Ubundi nta warwanyije umutinganyi, ubundi se yarwanywa ko abantu baza gukizwa. Ariko mwagiye mwitonda beneda, mwebwe abayoboki b'idini Gatolika mukunda idini kurenza uko mukunda ubutumwa bwiza cyangwa mukunda Kristo Yesu, cyane ko mwafashe Mariya mukamurutisha Yesu, mugafata abatagatifu cyangwa se ngo abantu bapfuye mukabarutisha Yesu, mugafata n'ibishushanyo kurutisha Yesu. Munyumve icyo shaka kubabwira. Ntabwo kuba Papa yaravuze ngo abasenyeri n'abapadiri ngo be gukomeza gutesha agaciro abatinganyi ngo nabo ni abantu nk'abandi, mutagira ngo wenda bivugiye kugira ngo binjire muri ayo masare muteraniramo mwise ngo ni kiliziya kugeza ubwo muyihinduye itorero kandi ari inzu muteraniramo. Ntabwo ushaka kuvuga yuko ngo ari ukuza ngo babwirizwe ubutumwa bwiza. Hoye mujye mwumva, umuntu navuga rimwe mujye mwumva kabiri. Yashaka kugira ngo asohoze ibyo avuze muri aya matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12 kwa 2023. Ko ndibwira bivuze mu matariki abanza y'ukwezi kwa mbere no kwa 2, yongera kubigarukaho mu kwezi kwa 9 niba atari kwa 8, avuga yuko abana bose mu mashuri bakwiye kwigishwa ibirebana n'imibonano mpuzabitsina kandi abatinganyi bakwiye guhaga agaciro. Ndetse anavuga yuko umwana mu gihe cyose yiyumva ko uko atari ko yarari, mu yandi magambo kuba naba ndi umuhungu avana ngiye ndumva ndi umukobwa, ibyo byose arabishyigikiye. Avuga yuko uwo mwana bakwiye kumureka, niba yiyumvamo ko ari umukobwa nibamureke, niba yiyumva ko ari umuhungu kandi ari umukobwa nibamureke. Kandi avuga yuko abana bose bigishwa ibirebana n'imibonano mpuzabitsina. Ashyigikira umwana wese ushobora kuba yakwiga iby'ubutinganyi cyangwa akabikora. Ibyo yabivuze ndibwirane mu kwezi kwa 9 niba atari mu kwa 8. Noneho rero icyo yavuze mu kwezi kwa mbere acyujuje neza muri ku kwezi kwa 12 ku mwaka ushize 2023. Ahavuze ati noneho rero abapadiri, abasenyeri bakwiriye guha umugisha
abaryamana bahuje ibitsina, abatinganyi, abalesbiyeni. Ngo kandi uwo mugisha ngo ntabwo ari umugisha ushyirwa mu masakaramento 7 ya Kiliziya Gatolika. Ukibaza uwo mugisha n'uwuhe? Nuza y'u Rwanda, Kiliziya Gatolika y'u Rwanda cyangwa se idini rya Kiliziya Gatolika ryo mu Rwanda, mwabonye urwandiko banditse? Ni urwandiko se ruhakana ibyo papa yavuze? Ahubwo ni urwandiko rushyigikira mu buryo bw'ubwenge, ariko kuko bavuze yuko ngo Kiliziya Gatolika gisanzwe isabira umugisha abana bari bo bose. Kibazo uwo mugisha ni Imana. Mu Migani 10:22 hari ijambo rivuga ngo umugisha w'Uwiteka atanguzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. None papa ni utanga umugisha, ariko ndabarenganya. Nubundi bavuga ko papa ari we nyiri ubutungane. Uwo nyiri ubutungane utingana agashyigikira ubutinganya, akanashaka ko ibigo byose bibwemeza, ubwo butungane afite n'ubuhe? Rero Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda, urwandiko banditse ntabwo ari urwandiko ruhakana ibyo papa yavuze, ahubwo ni urwandiko rurimo ubwenge muri satanike bwo gushaka kugira ngo abantu bakire ibyo papa yavuze. Kuko bavuze ko Kiliziya Gatolika isanzwe n'ubundi ihesha abantu bose umugisha, nubwo papa yavuze ko umugisha atari wo mu masakaramento 7, ariko ngo ni umugisha ngo uhabwa abana bari bo bose, ku buryo n'umutinganyi yawuhabwa. Kibaza ibyo ni ibiki? Bivuga ngo abatinganyi bemerewe kugira service zose bakora muri Kiliziya. Muri za Kiliziya ashobora gusengerwa ku budiyakoni, ashobora guhabwa umwanya akaba nawe yagira ijambo avuga ry'Imana, ashobora kujya muri korari. Mbega serivisi zose zikorerwa mu idini Gatolika yemeye kubikora. Uko niko guhabwa umugisha. Ntabwo ari umugisha wo kumuhindura. Ku ijambo ry'Imana rivuga yuko irimbura Sodomu n'Igomora yabahoye ibyo bintu. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 19 kugeza 21 hakavugwa ibyo bintu ko bene abo bantu baziturwa ingaruka ikwiranye n'ibyo bakoze. Imana mu gitabo cy'Itangiriro yaremye umugabo imuremera n'umugore. Ishaka iki se? Ngo shakaga urubyaro ruyubaha, yashakaga ko isi yuzura abantu biturutse mu kubyara k'umugabo n'umugore. Yashakaga family y'ikiremwa muntu kiyubaha. None umugabo azaryama n'undi mugabo babyara iki? Umuntu azaryama n'inyamaswa babyara iki? Ndagira mu bitekerezeho. Bivuga ngo ubu papa n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika bose bafatanyije mu kurwanya umuremyi data wa twese mu mugambi we wirema, cyangwa se mu kurema umuntu no mu kurema isi. Impamvu bari mu kurema amarobo yo kugira ngo abantu bajye bikoranira nabo imibonano, he kuboneka urubyaro mu isi. Abatinganyi baryamane, he kuboneka urubyaro mu isi. Abantu baryamane n'imbwa n'injangwe n'ibiki byose. Nibyo ngibyo mu buryo bwo gushaka kuviora amategeko yose y'Imana, ukuri kose kw'Imana. Mbega no gushaka kurwanya Imana mu byo yakoze byose ko yibeshye. Kwakira abatinganyi rero ngo babakire ngo be kubarwanya, n'ubundi nta urwanya abanyabyaha. Duhamagarirwa kubwiriza ubutumwa bwiza umuntu uwo ari we wese. Abicanyi, abajura, abasambanyi, abatinganyi, ababeshya aribo bitwa abanyabinyoma, abagambanyi, abibone, abantu bose Imana yaremye, ab'Imana yishuriye bakizera umwana w'Imana Yesu Kristo, bahamagarirwa gukunda bari abantu no kubabwiriza ubutumwa bwiza. Kubakunda no kubabwiriza ubutumwa bwiza bitandukanye no kubakira ngo bemerere gukorana nabo muri serivisi zose zirebana n'iyobokamana, ariko bakiri kwa kundi bari bameze, bagitinga, bagisambana, njyewe nsabwa gukunda umuntu uwo ari we wese, ariko urukundo rwanjye Imana isaba gukunda ni urukundo ruhindurira uriya muntu gukundwa n'Imana. Kuko umuntu wese uviyora ijambo ry'Imana,
udakurikije ijambo ry'Imana rivuga ni umwanzi w'Imana kandi arajya kurimbuka. Noneho kuba Imana isaba kumukunda nuko mwereka ko ibyo arimo atari byiza, anyuranyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, nahinduke kugira ngo azabone ubugingo. Naho urukundo rutanesha icyaha, urukundo rutaburira abantu ko ibyo barimo bazarimbuka, urukundo rutaburira umutinganyi, rumwereka ijambo ry'Imana ati ibi urimo dore ko ijambo ry'Imana rivuga nutabire kuzarimbuka. Ntabwo urwo ari urukundo ruva ku Mana, ni urukundo pirate ruva ku mwanzi, ruva ku mubi Satani, ruva ku Mana y'iki gihe ariwe Satani. Umuntu ugukunda, ikimenyetso cya mbere kimugaragaza ko agukunda ni ukuba akwereka ibibi byawe akakubwira ngo bivemo, ni ukugushimira ibyiza ugezeho cyangwa ukora, ni ukukwitaho mu mibabaro yawe ndetse no gufatanya nawe mu mibabaro. Ni intambwe nk'eshatu reka nziretse nzaza babwira. Ariko urukundo rwa nyarwo ni urubwira umuntu ati aha hantu nuhaguma ushobora kuzarimbuka, ahantu nuhaguma ushobora guhura n'akaga gakomeye. None urwo rukundo papa avuga ngo dukunde ng'abantu, ng'abasenyeri, ng'abapadiri, ngo mubakunde, ngo mubakire, ngo nabo n'abantu nk'abandi. Ntavuga ati ariko mubabwiriza ubutumwa bwiza, mureke iki ijambo ry'Imana rivuga. Urwo rukundo avuze murumva ari rukundo nyabaki? Umutinganyi ni kimwe n'umusambanyi, umutinganyi ni kimwe n'umwicanyi, ariko abo bose bakeneye kubwirizwa ubutumwa bwiza bagahinduka. Uyu mwaka rero wa 2024 ubutinganyi bugiye kwamamazwa mu Rwanda ku rwego rwo hejuru. Amadini menshi mu Rwanda agiye noneho gutangira no gushyingira, ndetse mugiye kubonaho umuntu wese mu idini rya Gikristo uretse na Kiliziya Gatolika witwa ngo ni pasiteri, ni bishopu, ni aposo, aho atazongera gusora ijambo rye mu kanwa ke, ijambo ryitwa ubutinganyi. Ahubwo bagiye kwiga uburyo bwo kwigisha abayoboke ko abatinganyi nabo ntacyo batwaye. Mugiye kubyibonera mwebwe bari mu madini, muraje mubibone. Ubutinganyi bugiye guhabwa intebe mu Rwanda n'i Burundi ku rwego mutigeze mubona. Uyu mwaka Imana yatubwiye neza ko ari umwaka wo gusubira inyuma kw'abantu bitwa ngo ni abakristo. Jewe nagiye kubona mbona ikintu cyitwa umwijima w'icuraburindi urakubye mwinshi cyane. Uwo mwijima sobanuza Imana icyo ari cyo. Ushatse kuvuga Uwiteka dusobana ko uyu mwijima ari ugusubira inyuma kw'abantu mu madini ya Gikristo. Benshi mugiye kubona abantu ukuntu bagwa iby'agakiza byose bakabivamo, n'ibyo kujya muri ayo masare muhora murwanira bagiye kubivamo neza, bakabura umwanya wabyo bakabireka. Uyu mwaka hari ubugwe bwinshi bw'abakristo, hari abakristo benshi bagiye guhinduka abatinganyi, ariko navuga ngo ntibari abakristo, babyitirirwaga n'ingirwa abakristo. Hari ababishopu n'abaposo n'abapasiteri bagiye gutangira gutingana, Imana igiye guhishura ikabeyura ikabagaragaza rwose, bagiye gukora ubutinganyi ku buryo bufatika. Hari ababikoraga batari bazwi, ariko Imana igiye guhishura muri uno mwaka neza, igiye guhishura ko bari abatinganyi abo bayoboye mu madini. Uyu mwaka amadini menshi mu Rwanda ya Gikristo agiye gusukwaho amafaranga n'abatinganyi menshi, aho mugiye kubona rwose ikintu cyitwa ubutinganyi babwemerera bukinjira neza neza. Uyu mwaka ni umwaka wo gusubira inyuma ku bantu benshi. Bene data, inshuti z'umusaraba, ndashaka kubabwira ngo uko igihe kigenda kiza niko tugenda twinjira ahantu habi. Ijambo ry'Imana muzi icyo rivuga. Ijambo ry'Imana ntabwo ritwereka ko aho tujya ari heza, ritwereka iminsi yose ko uko tugenda twinjira mu mwaka dufata ubundi tuba twinjiye mu bintu bibi gusa. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo nirwo nsorejemo amagambo akonfirima ibyo tuvuze. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5, ubundi dukonfirime ibyo twari turimo turavuga. Niba ushaka gukiza amagara yawe, ukaba ushaka kumenya iyo uva n'iyo ujya,
umva ubutumwa bwiza tukugezaho. Naho bitabaye ibyo ugiye guhura n'akaga muri uno mwaka. Kadusome. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazabikunda bakunda impiya, birarira bibona, batukana batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera, badakunda n'ababo, batoza babeshyerana, batirinda bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Pawulo avuze ngo iki? Avuze ngo umenye yuko mu minsi ya ryari. Aravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibyo bihe birushya avuze ibintu bizabiranga. Abantu bazaba bikunda, bakunda amafaranga, birarira, bibona, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, bagambana, bagira urugomo, badakunda ibyiza, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Avuze ngo ni ryari? Aravuze ngo ni mu bihe by'iminsi ya ryari, mu bihe by'iminsi y'imperuka. Umenye ko mu bihe by'iminsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Imperuka ni ryari? Ushobora kunsobanurira imperuka? Izaba ryari? Yabaye ryari? Yatangiye kuba ryari? Uzi igihe imperuka yatangiriye? Imperuka yatangiye kuba kuva Yesu atangiza itorero rya hano muri iyi si. Umuhanuzi Yoweri bice bitatu yarahanuye ko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wera ku bantu bose bazizera Yesu Kristo, kandi abahungu n'abakobwa bazahanura, abasore bakerekwa, abakecuru n'abasaza bakarota. Ndetse arahanura ngo muri iyo minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wera ku bagaragu n'abaja bayo, ngo bazahanura. Abazakorera Imana nyine izabasuka umwuka wera, nibo bagaragu n'abaja. Umwuka wera yamanukiye. Yoweri yavuze ngo azamanuka mu minsi y'imperuka. Uzi igihe umwuka wera yamanukiye? Umwuka wera yamanutse ku munsi wa Pentecoste muri 33, nyuma y'iminsi 10 Yesu avuye ku isi, nyuma y'iminsi 40 Yesu azutse. Kuko Yesu yarazutse amara iminsi 40 ku isi, arazamuka ajya mu ijuru, hasira iminsi 10 intumwa zitegereje umwuka wera. Ku munsi wa 50 uhereye ku munsi Yesu yazutseho nibwo umwuka wera yamanutse. Umwuka wera yamanukaga burya iminsi y'imperuka yari yatangiye. Navuga ngo iminsi y'imperuka itangirana no kuvuka kwa Yesu mu isi no gutangira umurimo we hano muri iyi si. Hanyuma rero kuko Yesu yaraze ko ari iminsi y'imperuka turimo cyangwa isi yinjiyemo, yagomba gusuka umwuka wera nkuko Yoweri yarabihanuye. Yawusutse kugira ngo aze gufasha itorero muri iyi si, kuko nta muntu wabasha kuresista kino gihe turimo adafite umwuka wera, niba kuko yarize Yesu Kristo. Niyo mpamvu ubona amadini yose ya Gikristo tubabwiriza ubutumwa bwiza bakava ko twasaze, twayobye, turi kuyobya abantu, kuko nta mwuka wera bafite, kandi nta nubwo bashobora kubuhabwa kuko nta butumwa bwiza babwirijwe. Papa uri kubwira abantu ngo nibatingane, ngo nibaheshwe umugisha, babatinganye baheshwe umugisha, nibo batuma Imana iguha umwuka wera. Uwo pastor wa bishop wawe wirirwa kubwira ngo biremwe n'undaka ku gishingisho za prosperity gospel, inyigisho shingiye ku by'isi, ugahura ubwirwa amazu, amamodoka, kurira indege, urushako, gutunga, ugatunganirwa mu by'isi, uburumbuke, gutera imbere ku bwaneza amajyambere y'isi. Ibyo ni by'Imana yagura mwuka wera. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo mukwiye gusobanukirwa ubutumwa bwiza niki. Ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana babwigisha bute, buvugwa gute? Ntabwo abantu bigeze babona umwuka wera, nta n'uwo bazabona mu gihe batemera guhinduka ngo bumve ubutumwa bwiza. Kandi umwuka wera niwe ugomba kunyuza abantu muri ibihe by'iminsi y'imperuka. Pawulo avuze, na Yoweri yarahanuye. Pawulo avuze ibintu bikomeye byo muri iminsi y'imperuka. Abantu baza bakunda impiya, bakunda amashiringi, bakunda amafaranga, bakunda amadolari, bakunda amarivre sterling, bakunda amapaundi, bakunda amayero, bakunda amasefa, bakunda amayuwani, baza bakunda ifaranga n'ibindi bibazanira amafaranga, batiteye ku muntu wari we wese, batiteye ku bana babo, batiteye ku babyeyi babo. Abantu ikizababera Imana ni amafaranga.
kandi ngo ayo mafaranga azabazana ikintu cyitwa kwirarira, ayongera abazana ikintu cyitwa kwibona. Nimwe mubona aba bagome ibihugu 10 biri mu muryango w'abibumbye bikomeye mu bukungu no muri politike, mubona bigambaniye isi, kandi nabo ari abantu kubera amafaranga bafite ba Bill Gates, baribona barirarira, imana yabo ni ifaranga. Iyo ni iminsi y'imperuka yahanuwe nshuti z'umusaraba. None iminsi y'imperuka ko yatangiye muri icyo gihe, ubu haciyeho generations zingana iki? Murebe nama kuva muri 33, iyo ni iminsi y'imperuka tuyitambukamo, kuzamuka kugera mu ntambara z'abaroma no mu bihugu by'Uburayi, bihe bya Napoleon Bonaparte, kuzamuka kugera mu ntambara ya mbere y'isi yose mu 1914, kuzamuka kugera mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu 1939 na 1945. Ibyo nibyo mu minsi y'imperuka. Kuzamuka ikoranabuhanga rigira imbaraga kuva mu 1944 rivuka. Murebe ikoranabuhanga ahantu rigeze, icyo ni kirwamana kiyoboye isi, iterambere ry'isi. Aho ni mu minsi y'imperuka. Ubu isi baye umudugudu umwe, buri wese aramenya aho undi ari. Turaganira n'umuntu uri muri Amerika ku mpera z'isi, uri muri Australia tukaganira. Ibyo ni ibihe by'iminsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka rero twayitangiye kera, tuyirimo, dukomeje kuyibamo, kandi Pawulo avuze ibintu ugomba kuyibamo. None murumva aho tujya ari heza cyangwa ni habi? Ntabwo aho tujya hagenda haba heza, ahubwo ibingi Pawulo avuze n'ibindi Yesu yavuze n'ibindi zindi ntumwa zavuze, uko iminsi ikomeza kugendiza birushaho gukara, ubwenge buragwira. Daniel yaravuze ngo ubwenge bwa benshi buzagwira. Ubwenge yavugaga n'ubu bumenyi tubona hano muri iyi si, kwiga siyansi ukaminuza ukagira ubumenyi bw'isi, ubwo nibwo bwenge bwa benshi bumaze kugwira. Niba umuntu ashobora gukora aka kantu kagutembereza isi yose, ukamenya amakuru y'ibibera ku isi, ukavugana n'umuntu uri hehe, ubu n'ubwenge bwagwiriye. Ubu bwenge rero ubu mureba ubwo buyogoje isi, butuma abantu batumva ubutumwa bwiza, kandi nibwo butumye ibyaha birushaho kugwira mu isi. Inzangano, ubwicanyi, ubusambanyi, gutegura imigambi mibi yo koreka inyoko muntu, to aka kana. Ubwo n'ubwenge bwa benshi buzagwira. Kwamamaza ubusambanyi mu bana, kwamamaza ubusambanyi mu rubyiruko, kwamamaza ubusambanyi mu ngimbi n'abangavu, ni ikoranabuhanga. Ibyo nibyo mu minsi y'imperuka ubwenge bumaze kugwira. Aho tujya haraba habi kurenza aho tuvuye. Niyo mpamvu abakiri batoya mwebwe muri mu rungano rwacu n'abari munsi yacu muzabyibonera, muzamenya mugeze muzabukuru, ubwo muzamenya ko ibyo twagiye tuvuga ari ukuri, aho tuzaba twaravuye mu isi. Ariko muzaza mwicara musubire mu byo twabigishije, muvuge ngo uyu muntu yari umuhanuzi koko ibyo yavugaga ko ari ukuri. Ntabwo aho tujya ari heza. Uyu mwaka wa 2024 ni umwaka mubi, ni umwaka uteye ubwoba w'agahinda n'umubabaro, ni umwaka w'amaganya n'umuborogo, ni umwaka wo gusubira inyuma mu bintu byose, ni umwaka mubi. Imiryango igiye gusenyuka kurenza uko yasenyutse muri 2023. Ni umwaka abana bagiye kurushaho kuba za mayibobo, ibirara kurenza uyu mwaka tuvuyemo. Ni umwaka wo kuba abayobozi b'amadini bagiye kurushaho gusaya mu bibi cyane kurenza umwaka tuvuyemo. Uyu mwaka ni umwaka w'intambara zirenze zo mubonye izi tuvuyemo zirimo kuba, hagiye kuba izindi. Ni umwaka uri gutegurwamo ibi byinshi. Satani uko bukeye uko bwije ntabwo akomeza kuguma muri analogue, akomeza gutegura gashya udushya, kuko abazi ko ari gusatira iherezo rye. Satani warabizi ko iherezo rye ririmo gusatirwa, agiye kwinjizwa muri ya nyanja y'akumano n'amazuku. Niyo mpamvu uko abana b'abantu mutegura production zanyu z'undi mwaka, niko Satani nawe ategura ize koreka ibihugu, koreka abaperezida, koreka ibisirikare, koreka abaturage b'ibihugu, gusenya imiryango. Ntabwo bagomba gutegura ibintu bisubiza inyuma abantu, gutegura ibintu bituma asubira inyuma. Ahubwo yongera imbaraga zo gusenya imiryango, gusenya ibihugu, gutegura uburyo ibintu bigomba kuba bibi cyane, no gusayisha mu byaha, abantu bakabaho ibyihebe, abantu bakihebeshwa n'ubuzima. None ndababwiye ko Satani se agomba kuranzika. Niba we nk'umuntu utegura mu mwaka utaye ibyo uzageraho, Satani ntabyo ategura, bakababeshya ngo ejo ni heza hahe. Satani ari gutegura ibibi kuri wowe. Satani yanga ikiremwa muntu, nta numwe akunda, arakwanga nanjye aranyanga. Niyo mpamvu kuko yifuza kuzarimbuka, agomba guhora ategura gashya udushya cyo gutuma urushaho kuba mubi cyane ngo uzarimbuke, uhinduke umwanzi w'Imana. Niyo mpamvu mu madini ari gukoramo mu mbaraga nyinshi. Madini yayamaze, amadini ari hano mu isi hafi yose n'abakozi ba Satani. Abayoboke barimo bari kugotomera umwanda wo kubarimbuza.
Pawulo rero avuga ati umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Nibyo turi kwinjiramo. Avuze bikeya, Yesu hari ibindi yavuze ngo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, 3 birarira, 4 bibona, 5 batukana, 6 batumvira ababyeyi babo, 7 indashima, 8 batarabera, 9 badakundana babo, 10 batuzura, 11 babeshyirana, 12 batirinda, 13 bagira urugomo, 14 bagambana, 15 ari ibyigenge, 16 ngo bikakaza, 17 ngo badakunda ibyiza, 18 ngo bakunda ibaneza ukunda Imana. Ibyo ni ibintu tubona birimo hano muri iyi si. Yesu we yavuze n'intambara, avuga urukundo ruzakonja, avuga ubugome buzagwira, avuga kuntu abantu bazagambana bakagambanirana, umuvandimwe akagambanira umuvandimwe mugenzi we, umwana akagambanira se, nyiraboko akagambanira umukazana, gutyo. None se murumva aho tujya ari heza shuti? Ugomba kumenya ko muri principe za Satani uko umwaka uje agomba gutegura udushya twinshi two kukurimbuza. Nkuko nawe utegura uko uzatera imbere, Satani rero niko ategura uko uzarimbuka. Icyo ukizirikane mu mutwe wawe. Kandi uyu muteguro we awusohoreza muri leta z'ibihugu, akawusohoreza muri ya miryango twababwiye, akawusohoreza mu madini, naho ngaha binyuza, akawusohoreza muri siyansi, akawusohoreza muri tekinoloji, akawusohoreza muri iterambere mu ry'isi, naho binyuza. Ubu yamaze gutegura uburyo mugiye gushira muri benshi. So rero aho tujya ni habi gusa, nta kiza kiriyo. Buri wese arasabwa gucana ku maso, acane ku maso cyane, kuko ubu ngubu muri uyu mwaka ubutinganyi noneho bugiye kwemerwa na bya bihugu bya byarahakanye. Uyu mwaka biraza kubwemera ubutinganyi bugiye kwemerwa mu buryo noneho ku rwego rw'isi bwemerwa, no ubona ko bufite imbaraga. Baravanga Anglikani ngo yatandukanye ngo Anglikani ngo muri Afrika, Anglikani yo mu Bwongereza ngo yatandukanye na Anglikani yo muri Afrika. Ninde bababeshye? Baracyari kumwe, ni kinyoma. Baracyari kumwe, nukujisha ngo abayoboke bagire ngo baratandukanye, ko baracyari kumwe. Ubutinganyi baracyabushyigikiye, barabwemera cyane. Murabeshya ngo Katolika ngo yabwiye Papa, ngo Katolika yo mu Rwanda ngo ya Nigeria, ngo Katolika mu bihugu bitandukanye ngo babwiye Papa ngo bamubwira ko ibyo yavuze ngo batabyemera. Ni ikinyoma. Nukugira ngo abayoboke mutabacika. Ariko barabyakire, barabyemera ubutinganyi, barabwemera. Mugiye kubona abatinganyi babashyingira, mugiye kubona abatinganyi babarimo, kandi babasaba ko mugomba gukorana nabo neza, kandi bakabaha n'inshingano muri izo za kiliziya zanyu. Mu ba Pentecote mugiye kubona abatinganyi bahabwa intebe, aba Protestani muraje mubabone mwese. So shuti z'Imana, nababwira ngo ntabwo ibihe turi kwinjiramo ari ibihe byiza. Turasaba abantu bose badukurikiye kumva ubutumwa bwiza turimo turavuga, bagahinduka, bagakiza ubugingo bwabo. Naho bitabaye ibyo, amadini arabamara. Iyo tuvuga gure tuvuga ngo wowe uri mu idini, cana ku maso ko iryo dini arimbukiramo, kandi nakugira inama ngo risohokemo, ntacyo rimaramo. Urigumyemo urarimbutse. Amadini yoretse abantu benshi. Turabashimiye rero, reka dusoreza ahangaha, hanyuma dusenga Imana. Mana, turagushimiye, uvuganye natwe kandi utweretse ibihe turimo, tweretse aho turimo turagana, tweretse ibihe by'iminsi y'imperuka. Dusengeye umuntu wese wari dukurikiye kugira ngo umuhe ubwenge bwo gusobanukirwa no kwakira ubutumwa bwiza, kugira ngo akize ubugingo bwe. Uyu mwaka twinjiyemo uturinde ibyadusubiza inyuma n'ibyatunaniza, ahubwo uha imbaraga abumvisha ubutumwa bwiza, ubaha ubwenge, ubaha imbaraga, bakanguke, bamenye ko uri hafi kugaruka gutwara abakwizeye. Maze kandi ubwo uzagaruka mu bwiza bwawe, twese tuzagusanganire. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, haba ikuzo n'icyubahiro, tubyambaje twize mu izina rya Yesu, amen. Reka tubashimire mwebwe mwari mudukurikiye, tubarakira gusharinga ubutumwa bwiza ngo bugere ku isi ku bantu bose. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora tuririza, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora